Yes, yitwa rero Haruna Niyonzima nyuma yo gutandukana na ekipe ya Rayon Sport bagasiza amasezerano ku bwumvikane aganira n'itangazamakuru ngo tugesha igitangazamakuru cya BNB Kigali FM. Umuvandimwe rero aje kuganira nabo rwose rero yaje gutangaza byinshi bigiye bitandukanye byatumye atandukana na ekipe ya Rayon Sport. Baravuga ati rero ati Rayon Sport ni ikipe nubaha ati kandi ngira ngo niyo mpamvu umubano wanjye nayo utaramete kuko ibyo nabonye ati nabonaga imbere bizaba bibi kurushaho ati fata umwanzuro wo kubivamo hakiri kare atariko bikiri mu mahoro. Ati ntabwo wenda nabona uko mbisobanura cyane ati ariko Rayon Sport nayikiniye mvuye muri TSR ati nayigiye n'ibihe byiza ati ibyo bintu byose rero ati nabitekerejeho nsanga ibyo mbona byatuma atacyubahiro se cyangwa rwa rukundo nari mfite ikipe ya Rayon Sport byazavaho ati ngombwa ko rero tuza kuba tudakomezanya rero bagakomeza bati se ati habona Niyonzima hagati y'abanyakipe ya Rayon Sport ati ninde waje kuba asaba undi kuba basisa amasezerano baravuga ati hagati yanjye na Rayon Sport ati rebye ati ninjye wabasabye gusisa amasezerano ati bitewe nuko nabonye ko badafata ibintu kinyamwuga bagati ngiye kujya muri Rayon Sport ati nibo babisabye ati ariko bansaba ko ibyo cyangwa twumvikanye nazihangana bakazaba rero baza kugenda babina mu minsi izagenda ikurikira ati ariko nkanjye nk'umukinnyi w'umupira niwo ntunze umupira n'ubuzima bwanjye ati ibyo twumvikanye ati nabonye baduca ku ruhande ati biba ngombwa ko rero nanjye mfata ikindi cyemezo ati kuko rwose aho kugira ngo ejo nzagirane ikibazo n'umuntu nubaga ndavuga nti reka rero tube twasesa amasezerano. Nuko rero Haruna Niyonzima arongera aravuga ati iyo mu ikipe cyangwa se hagize ikibazo kigenda kiba ati abantu baricara bakanaganira bagashaka igisubizo. Avuga ati ikindi rero cyaje kuba kimbabaza ati nukwinyaga ko nubwo naje mu ikipe ya Rayon Sport ariko abantu rero batashaka ati kuko iyo abantu muri kumwe ati umuntu agira n'ikibazo avuga ati ngiye rwose ndi umubyeyi ndubatse no mu rugo nshobora kugira ikibazo tukicarana n'umuryango tukaba twaganira ku kibazo ataho kugira ngo rero abantu bazi kuba n'ubundi nyine bagenda baceceka kandi baza kumubaza bati se Haruna Niyonzima twibuka ko rwose na visi perezida wa kipe ya Rayon Sport bamwita ni umunyamabanga rero wa kipe ya Rayon Sport Nyamenyi Patrick baravuga bati niwe wakuzaniye ikipe ya Rayon Sport avuga ati rwose ntabwo ari wumvanye ahubwo ni perezida bakaba bavuga ati umunyamabanga wa Rayon Sport baramubeshyera ko ngewe umuntu wa mbere navuganye nawe ati ni perezida wa ekipe ya Rayon Sport Uwayezu Jacques yo gusinya amasezerano perezida wa Rayon Sport aha uburenganzira umunyamabanga azana impapuro turasinya ati ibyo twari tuje nyine kumvikana ni ibintu bisanzwe nyine nkuko bijya bigenda perezida wa ekipe niwe uha uburenganzira umunyamabanga rero kugira ngo asinyishe umukinnyi. Yavuze ko rero amakuru yo kuba atarashatswe n'ushinzwe umutungo muri Rayon Sport akaba nayo mpamvu atahabwaga amafaranga yemerewe avuga ati nanjye amakuru narayumvise ati ko kuba ntahembwa ari agiye utanshaka nabyo byatumye nibaza ese Rayon Sport turi umuryango niba rero namaze kuyisangamo nabaye umunyamuryango wayo niba hari unshaka n'utanshaka ese abo bantu nzababamo gute ibibazo yibaza birumvikana aravuga ati niyo mpamvu nafashe icyemezo ndavuga nti nigendere hakiri kare. Haruna Niyonzima yavuze ku kuntu yahawe na sheke itazigamiwe avuga ati ibyo bintu byose byo guhabwa sheke itazigamiye byarabaye ati iyo sheke bari bampaye yari iy'umushahara ariko barabisobanuriye ndabyumva bambwira ko sheke bari bampaye ati bari bibeshe bagombaga kumpa iyindi banke ibyo ndakuba agenda ambyumva muri rusange mu kindi kandi yandikwa abajijwe ikizonzi cy'ipe rero ya Rayon Sport aravuga ati rwose mvugishije ukuri n'ababeshye
ikintu kizonze ikipe ya Rayon Sport avuga ati abafana bose bayo barayanga. Rero ibyo Haruna Niyonzima yaje kuba atangaza rero nyuma yo gutandukana ikipe ya Rayon Sport nyuma y'iminsi igera kuri 52 dore ko n'amezi 2 rwose rero yari ataruzura rero adatuba abasisa amasezerano mu bumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Rero byinshi bitandukanye tuzagenda tubimenya mu minsi izagenda rero iza byinshi bitandukanye rero mu ikipe ya Rayon Sport ariko ubona ko rwose n'ikipe iri kugenda yiyubaka.